tutaribagirwa cyane cyane nk'abantu bahagaze ndabashobora kuba ari bwukiza uyu mutipe ni ngewe wamwicaje hano. Ladies and gentlemen, are you ready for Joshua? Are you ready for Kamilindi Joshua? Sasa ngewe ndumva natangiye kunanirwa. Nukuri nta muntu wamfasha kakira abasigaye nkigendera. Ako prome wajuka ugahamagara Joshua. Niba nde bashaka ko Kamanda aduhamagarira Joshua. Niba nde bashaka ko Kamanda aduhamagarira Joshua. Bari he? Bose barabishaka. The floor is yours. Okay, munamanze muhamagara. Kama ngwini. Makanya manze munshire wari ananje mbone gafoto nago nagatanze. Ja. Dore icyo bita inzobe inyoye. Aha rero mari ngo nakire umunyarwenya Joshua Kamilindi. Muramuzi? He's big. Uramureke noneho bibe nkaho ari ibintu nsanzwe nkora. Ndiye MC wabigize umwuga. Rusine twatuntu bavuze kaye musukongere. So ladies and gentlemen, put your hands together for the one and only Joshua Kamilindi aka Babyface. Hey! DJ! Gakweho gacyamanze nicare. Mwabaye mukama mashyi. Ako nanjye reka nihamagaye mu by'ukuri uburyo banyakiriye. It's as if I'm not a legend. Mwanyakiriye neza basi. Reka nihamagare. Ladies and gentlemen, are you ready for Joshua? Are you ready for Joshua? Ladies and gentlemen, put your hands together for the man who performed in a lot of shows. Yakoze muri Canada, USA. Zo mu migina. So put your hands together for Joshua. Imbazi yo man. Let's go. Yangiriye neza mutima. Vuga kuyemo. Sasa bitewe n'ibishego ngiye kuvuga kugira ngo bibe bikijijwe nyine bifite umwuka mwiza, mureke dutangire tugiye kuramya kandi mumfashe. Ninde watubuza guhimbaza Imana, imirimo yako ziratangaje. Ninde watubuza, ninde watubuza imirimo yako zitangaje. Yemeye gutanga, yemeye gutanga. Yaman moyo wangu, moyo wangu. Nini twagiye? Iyo ndirimbo niyo yatumye mva mu rusengero umunsi wa mbere. Kuko ari uburyo korari ijya mu rusengero ikabanza ikaza ihaguruka nyine bakayimba nk'amasegonda 30 bahaguruka bose bari moyo wangu, moyo wangu. Nine hari mu muriro wa Pentecote. Havuga imyoyo bari kuririmba hano bite byabo. Ahubwo mumbaza indirimbo ya kabiri bakurikijeho ni yihe? Banzwe hayo waneye Abaye. Agano hano ngomba kuhava pe. Avuga se nganehe. Umuntu nakaganiyeho nuwo bita Izeri mbonye, ariko nayo ibintu aririmba numva ameze nka se Mungu se cyangwa Moses. Ni wamenye Izeri mbonye ni muntu ki? Nahitekereza umuntu ushobora kwifata karimo. Hari umugabo unkunda
avuga ko nduwe avuga ni se muhungu kabisa. Ako none yakomeza akabiririmba numenye uruhanda arimo niba ari wese cyangwa atari we kuko araririmba ndeba hirya nkareba hino urukundo rura numenye ahantu ahagaze runaka ariko umenya ko ari se muhungu se cyangwa Moses ni hamwe. Mpagaze ku rugi ndakomanga ndahatiriza ariko singerayo. Gusa ariko the man doesn't care nubwo wamutuka wakubwira ikintu kimwe ngaho mugende mubwira babaye doesn't care. Gusa biba ahantu hose yaba niyo myoyo baririmba na Uganda uragenda ukayisangayo. Gusa Uganda bo baratandukanye ushobora gusanga umuntu ari indirimbo ya gospel ariko numenye wagira ngo ari kuririmba igishoni cyangwa bari gutongana kandi ari y'Imana. Ejo nitukimanya twe twinabashayija ekikazi kibe kisheija enkoko ote kujya hambuzi ninge tameka shwere kikona y'Imana. Gusa ariko nabo imyoyo bararirimba nabo haleluya twakushaba omwoyo rikweha nkavuga se ngongane he kweli. Now there's a joke woni ndusetsa umwoyo amashinyamuneka ariko nje nakumva Israel mbonyaho kugira ngo numva abandi bahanze tuzi umuntu wishe Yesu abamwishe turabazi naho bamushinguye turabazi ariko gasanga umuntu asohoye indirimbo ngo ni muzima Yesu ni muzima he nje naramubonye Yesu twarahuye mwahuriye mu migina muri Afurika ni muri Afurika koko nahandi muri Afurika nyene abantu bajya bancanga sinzi impamvu tudahimba ibintu bifatika. Muri Amerika umva mu munyamerika yahingiye ibintu Twitter Facebook bifitiye isakamaro ako gena mu mateka y'igihugu cyacu wumva umuntu wa mbere bamwita Sharangabo ngo niwe muntu wavumbuye ngo nta muntu nta mukwaha. Ibyo bintu nibyo biri kubasetsa ahubwo twe dusigaye twibaza se yabivumbuye ate yarabanje akorayo arumviriza aranje akwana ayumva byose ni bimwe kandi usanga bayivuga basa nkaho bitiranye ibintu ugasanga na abantu batatu bari kubura numwe akavuga man ngenda kubwiza ukuri nta muntu wigeze wuzuza arena ukuyeho Bruce Melody undi akavuga reka wibeshye umuntu wuje arena ni Medi na wundi undi wa gatatu akahita avuga niba ari bo bayujuje no kuvuga ngo nta munyo nta mukwaha. Sasa ugasigara wibaza muri abo babiri ninde munyo ninde mukwaha. Wenda ukavuga okay Medi ashobora kuba mukwaha Bruce Melody akaba hehe. Twongeye tuyima indirimbo y'Imana kugira ngo ibyo bishegu birangire kugira ngo n'ibindi bikurikiraho bize byejeje. Hari igihe kizagera umwami Aragarutse kutujyana iyo mw'ijuru muze bana banjye azamarira twaririye Yaman 1 2 3 nishimiye kuzakubona Yesu muhagarika aho ngaho tuwege kubibiri ryarye Yesu aramutse agarutse hano mwisi wabyishimira ni mwishi ariko wabyishimira. Reka tubanze tubaze bamwe Yesu Imana yaguhitishijemo Yesu aze atwara abantu be wabyishimira. Reka duhere kuri Zaba Yesu aze cyangwa naze tubwira umurongo umwe yagushimishije muri Bibiliya. Ukunda kwibagirwa kwikinisha ni bibi. Yesu aze naze aze gukora iki? Aze kujyana be
tubwire byibuza ibitangaza Yesu yakoze, byibuza kimwe kigutangaza nyine wowe wumva wishimye. Yahinduye amazi, tubwire icyawe. Itangaza yakoze se yazuye Lazaro. Amoya amashyi. Wowe uyakomye nawe tubwire Yesu aze abyihorere. Aze gukora iki? Aze gutwara abi. Abi warakuze se? Aha, undi wemera ko Yesu agomba kuza? Mama usa nkawe rwose. Tubwire Yesu aze cyangwa byihorere? Aze. Yesu yakoze iki Yorodani? Byuzi. Surabwira umuntu ngo aze utazi n'ibyo yakoze. Aha. Hey sister, what's up? How are you doing? Bakitande. Christine. Do you remember me? Yes. Green News Academy, I think you know. Wa mungu wamenye ikirahure Green News Academy bahita banyirukana nyita mavu. What's good in the hood, man? Nice meeting you. Urumva ariko imvugo z'abana bize ku bigo bikaze. Nibyo bigano tuba tuganira business. Sanga uraza bawe na Rusine biganye cyoho. Niwe rutikanga nzi batarahindura amazina. Ni ngewe gisiri bobo nawe ni wowe. Mabere ya nyoko warakuze. Kugira ngo umenye ko twize mu bigo bya VIP nanuza moto y'ikigo gusa Green News Academy towards excellence. They are towards the president, you know, excellent. Urumva moto zaba wize he sisiko moto yanyu yari iyi no pain no gain. Ntabyo wagera utabiruhiye. Mwagiye mubanza mukiga ku bintu. Wanangaje ni rufendeke. Yize cyo ariko moto yabiri muri nuza muri short form. Yari ngo BBT. Byatugoye bitubonye sinzi ngo tubigeze. Nugutyo byari bimeze ariko wabonaga moto isa nkaho idafite meaning. Gusa hari ahantu hari imvugo zitagiye imvugo twavuga. Hari imvugo utasanga. Ugasanga umwana w'umwinzi arira ngo gatwawe. Inka zanjye. Inka cyangwa baga yanjye. Hari imvugo ziba ziri ahantu runaka y'utakeje. Ugasanga arimo arabwira umubyeyi Green News Academy warayize umwe yaraje hamwe. Mama uzi ko bagiye nk'abagesera. Ibyo ntabwo bo bafite imvugo bakoresha runaka niba yagiye nk'abazeje. Who the hell is that? What the fuck shit? Nizo mvugo tuba dukoresha. Uzarebe n'uburyo ngiye natunguwe no kuri visiting day ababyeyi babasuye. Baba bafite indirimbo zakira ababyeyi nyine kandi zisanisha nabo. Ugasanga ni visiting day abana babahaye nyine baririmbira our dear parent you are high welcome. We are very glad to receive you. From that journey, oh, you have come and be with us here today. Ukera kabana babatuka manga tandukanya kana kazi imbere. Our dear parent from USA, we are very glad to receive you. Iyo ni grade 6 akaza grade 5. Our dear parent, we shall never forget you, oh dear. Kamwe kakaza. My name is Joshua Stubborn Boy. I come from London, and I'm very happy. We shall never forget you. Kana kakagenda. Cyo kwaza. Ndirimbo baririmba nizo kubohora igihugu, nizo ku rugamba. Ababyeyi baraho ngaho. Hobe 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 abi wacumuraho. Reka noneho base ngo bahinde ngo bashize mu cyongereza biganya babakira. Nabwo baririmba izijyanye n'ubukorone. Slave in America working day and night. Working sugar and tea when I was in America. Ubwo zabangwa agiye kuza imbere ngo abipresent. See my ubwaza yacumba agiye ngo agiye kubakosora. See my leg which was broken working umugingo iririmba nta nubwo azi n'umupaka ahantu
abana bafite indirimbo zishishikariza abantu uburyo bagomba kwirinda. Enjoy school life, enjoy school life. My brothers are by a younger boy. Check your body before you die. Time will come and take her. Enjoy mama, enjoy. Kumanye ni ibintu biri romantic bimeze neza fresh. Ako wagaruka iwacu we. Byo nyine uzarebe n'abana byageze ranch yageze cyangwa bagiye gutaha bafite uturirimbo runaka tubatahisha bari hafi gutaha. We are to go home, to go home, to go home. Ariko zabiyo mwaririmbaga niye saa sita mugiye kurya. Saa sita zirageze, Kamanda agiye kurya, akobetse ikintu. Uzarebe Green News Academy rata we sister urabizi neza. Imikino twakinaga. Tennis, you know, volleyball. Hanije twakinaga na BR. Green News Academy. Ariko zaba mwakinaga iyi cyobo ngumi sinabyaye. Aha, tubwire rata nawe n'iyindi waboze mwariganye. Ni wowe mukino mwakinaga nawe ukabona ko uyu mukino utari ukwiriye. Go man. Amashi menshi kuri we. Ni go man koko. Rero noza bango iyo bashaka nko kuririmba indirimbo ngo yewe ngo bagiye kuririmba. Hari imikino bakundaga kuzana ku buryo bavugaga umubare ukongeraho ta mama. Abawuzi songeye kuvuga rimwe ngeze ku 10 mvuge ta mama naye mwumbwira imikino za babakinaga. 1 2 9 10 DJ Shame ndirimbo kugira ngo bino bishego tubisire byose y'Imana ya Kabiri. Hallelujah. Aha. Come on. Amashyi nyamuneka. Angere ngasubiremo noneho kugira ngo tujyemo neza. Aha. Akuma ibaze turi gusunda mu rusenyo buryo byawe biryoshye. Thank you very much. My name is Kamanda.